Yesu ashimwe bakozi b'Imana aho muherere hose mukomeze kugubwa neza cyane. Iyi ni Good TV Rwanda, aho muherere hose dukomeje kubifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Petero yabivuze neza cyane, aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya neza yuko Yesu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe riba iry'igiciro cyinshi cyane. Aha duherero ni mu Gisasa. Hari umukozi w'Imana rwose umeze neza cyane, wambaye neza cyane rwose, wabyambariye, afite intwaro. Ngira ngo aje kuganiriza abakurikiye Good TV Rwanda aho muherereye hose. Niba utarakanda subscribe nicyo gihe cyo kubikora kugira ngo dukomeze twagure ivugabutumwa. Ngira ngo watangira wibwira abakurikiye Good TV Rwanda, ukababwira amazina yawe ndetse ukatubwira uyu munsi wakumereye ute. Ngira ngo ni umunsi w'ingenzi kuri wowe dukeneye kumenya. Amazina witwa nde? Witwa Uwifashije Chantal. Murabyumva neza cyane, yitwa Uwifashije Chantal. Uri umukozi w'Imana? Yego, uri umukozi w'Imana. Ngira ngo kuri uyu ni umunsi w'umugisha kandi w'umumaro kuri wowe. Ngira ngo nibwo wabatijwe mu mazi menshi cyane. Watubwira byari byifashe gute ubwo wabatizwaga? Byari bimeze neza cyane rwose. Uyu munsi Chantal nibwo yabatijwe mu mazi menshi cyane. Ngira ngo ufite ubuhamya bwinshi cyane. Burya iyo umuntu yabatijwe aba hari inzira atangiye y'agakiza, cyangwa se hari ibyo yaretse agiye kureka burundu kugira ngo abashe kujya mu murongo muzima, azabone ubwami bw'Imana. Chantal, muri make watubwira ubuhamya bwawe? Urakoze cyane, uratubwira amazina, utubwira aho usengera, none nurangiza uduhe ubuhamya muri make. Yego. 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 Imana ishimwe cyane. Mwumva ko Chantal rwose afite amashimwe menshi cyane. Aragira ati Imana yankuye mu businzi, nkora mu bintu byinshi bitandukanye by'ibyaha, ariko kandi ngo afashe icyemezo kizima cyo kugira ngo nawe abashe kujya mu murongo muzima, nawe azabone ubwami bw'Imana. Chantal, ngira ngo ufite ibyishimo bidasanzwe kuri uyu munsi. Yego. None waduhera ikaze mugenzi wawe uri ruguru yawe gato, nawe akibwira akurikiye Good TV Rwanda? Yego. Murakoze, nitwa Ishimwe Claudine. Yego. Ndi umukristo wo ku mudugudu wa Birembo. Yego. Mfite umugabo umwe. Yego. N'abana 3. Yego. Yego, ntuye hano mu Gisasa. Utuye mu Gisasa. Nawe urakijwe rwose, ushima Imana cyane. Imana ishimwe rwose. Urumva ko Uwifashije Chantal agiye kukugiraho umugisha cyane, mukajya musangira ijambo ry'Imana, mugasangira ubuhamya ndetse n'ibindi byinshi cyane. Hepfo yawe naho ndabona umuntu, nawe ngira ngo yakwibwira akurikiye Good TV Rwanda, nawe ndabona ari mu mavuta rwose. Yego. Yego. Yego, Imana ishimwe cyane. Kwa Padiri mumeze mute? Rwose cyane. Imana ishimwe cyane rwose. Kristo Nyirimpuhwe akomeze atugirire neza cyane rwose. Imana ikomeze kuguha umugisha. Ngira ngo Chantal rwose wakoze cyane kuturarikira abashyitsi beza kandi b'umugisha n'umumaro ku buhamya bwiza rwose. Twavuga ngo komerezaho, ubundi Imana izagukomereze intambwe. Ngira ngo wasenga isengesho ugasengera Chantal kugira ngo Imana ikomeze kumuha izindi mbaraga. Yego. Imana igira neza. Ndagushimiye, ndaguhimbaje kubw'uyu mwene data Uwifashije Chantal, ndamukweretse nyakubahwa Imana. Dore Uwiteka ageze ikirenge mu cyawe, ndakwinginze kugira ngo ukomeze kumuha inkomezi, ukomeze kumwambika imbaraga. Dore iminsi turimo iragoye, iraruhije nyakubahwa Imana. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze kumuha Mwuka Wera wawe, akomeze amuyobore
kandi ukomeze kumwitaho cyane, ukomeze kumufata ukuboko umugendeshe, ngaho ukomeza kutugira neza, bisabye nizeye mu izina rya Yesu.